Reka tuguhe ikaze wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya AEO TV buri munsi. Uyu munsi rero twakuzaniye Muriramanzi Kevin nkuko yari yabidusezeranyije ko azagaruka. Tukwibutsa gukora like, share, comments, ukandika ndetse na subscribe. Utibagirwa gukanda kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka rero twakire Muriramanzi Kevin muri studio za AEO TV. Muriramanzi twongeye kuguha ikaze. Urakoze cyane. Ngira ngo uri umusangwa. Yego. Hanyuma ubwashize watubwiye ko watubwiye ku bintu bijyanye n'ibisetso. Ibishyengo bye. Ni ibishyengo. Yego, hanyuma rero twakomerezaho ugasangiza abakunzi bacu. Ngo Muriramanzi akaba ari uturuti hunze iminega inkuba zese amahoro rwa mugabo nyirigera imbizwe isagarizwe ingoma. Ni Muriramanzi akaba rwigamba kapizitara ku metoma 50 kubanga u Rwanda basizoye. Maze abazume tonge bakancuza cyane ngo mbe Muriramanzi nanjye ntinaje ruhonga n'ingoga magana y'abagabo ngo urugamba. Ndiruti ganda ndirutikura ndirudakuba n'imena zishe iminega maze nkabarebero ry'umuco w'abanyarwanda. Abo dutaramanye dugataramana badatego batanasigana ku rugamba rwo gutarama simatangwa ndabatabara. Ngere icumu ryanjye nirihete ikigimbe ndaribwira rikanyumva ndarikunda ikindi kandi nkaritetesha abo dutaramanye batubona Muriramanzi. Nembere buryo nibumoso nka satira nikunze kandi nshashe ndi nkongi cyane agatsina nkabijyame cy'Imana nuko ndeshya nejo nuko wansanga aho mwumva kwihanika nacira imigari ijana maze abangana ijana ndabajyana nyirarumaga ngabira nyirabisabo. Rero twarababwiye ko tuzanzika n'ibishyengo by'inka nabyo biba biteye nk'amazina yazo ariko ahanini usanga bisoza bisa nkaho bisekeje cyangwa se ubitega amatwi bikamunogera. Ngo fize kizibagura ntizirambururira gishowe mugezi wa nkongi inkongoro zirahunga kirakandagira ibiti bigaturika amabuye agatutubikana zirimo indamutse yaramukije perezida izindi zirayireba zirahibiyanga ko mbene ntuzamenera imyugariro cy'amabare nakuranye ikivumba cy'amabare nkuragiza amabanga ko ndubizi iwanyu ziragogogo zikagogogoza umugore wanze kwambuka umugogo mbe ntesha umutahira kiza abakobwa bazibonye ngo nizo kizungu ndabarahira ko bazibonye bifuza kurongorwa nanjye murasaba Imana musenge mushishikayiza aba bagabo iwacu nawe ikoca kirazira kikaziriritzwa kiza abakobwa beza bazibonye bavuye mu misa bazisanganiza ibisabo n'abaturage bazibonye mu gitondo no mu rugo ngo dongi ntimurame icumu ryanjye nevuna umwanzi yatsagarariye nageze mu bikingi by'amarembo amavi bayashita ku butaka gura dusabira kerera abana b'iwacu bamazwe no kuguguna imyumbati Gari wije peze kizibangurira ntiziramburure nagishowe mugezi wa nkongi inkongoro zirahunga kirakandagira ibiti bigaturika amabuye agatutubikana nacyambujije ku cyambu nyigejeje kuri bariyeri abapolisi bo kugifata baragifotora ubu kari kuri WhatsApp. Bagiza ndaziririmba u Rwanda bizo rwagereza bigaragaza icyoge n'umwabiriwe ntarungu bakunda kwizirwa mu gitabo nanjye nkabakunda nurumenesha yaze kuriciriza mu kabuga nashangwe ga inkongoro zo kwa muganga zirahavoma yaze kuriciriza mu rwuri ngino zizahijya mu bijanja yanga kuriciriza mu rutoki ngino nyanga zahijya mu murizo wemera kuriciriza kuri paruwase ngo nigira ikicumura padiri azayisabira amasakaramentu batura dututse wakagabo we nisinda akagabo ndi ikigabo ninipize ipfupu yorupfukira namara agatsina n'inyira bapfakurera bacumara mugeze kure kandi w'ishyamba ishyamba ryahiye riramera nkundira mubwiriye agahanga karekare ngigira icumu ririmbana ku rugerero ikagira n'irindi jyana mu ishyamba ngigira uruhanga ritega mu ruhanga rw'uruhehe mureta iyo mwabonye ni rwegamba batiyivuge ko burya nawe udatinya n'umwami atinya imboga igatinya umugaro ugatinya umuriro ugatinya amazi agatinya ififi igatinya umwuka ugatinya umugore agatinya umugabo agatinya inzara igatinya imana nirugira byose wowe uduteze amatwi wangeriwe. Ngizo rero ibyo n'ibishyengo by'inka twababwiraga nabasubiza umwanya. Ibyo ni ibishyengo muri rusange. Hanyuma nibyo byonyine cyangwa haba hari n'ibindi bigiye bitandukanye? Ibishyengo ni byinshi cyane rwose nk'ubwo mwumvaga ko tuvuga rwose iyo twagejeje kuri bariyeri ya Kongo abapolisi bo kuyifata bakayifotora ubwo ni ukuvuga ubwiza bwayo. Mwumvije kandi tuvugiye abakobwa babonye bavuye mu misa bakifuza kurongorwa natwe tuti musenge musabe Imana iwacu nta wikosha kirazira kikaziririzwa
mwumvishe ko tuvuga rwose abakomanze ku muryango iwacu natwe tukahagoboka bati turadusabira kerera abana b'iwacu bamazwe no kuguguna imyumbati. Urumva ko nyine n'ibishyengo ibyo ni inka zarabikundaga cyane kuko nabwo wabaga uri kuzisingiza. Hanyuma wakomerezamo n'ibindi bishyengo. Ku bishyengo ibyo nari mfite byari ibyo. Yego. Okay, ngaho gira ikindi kintu dusangiza. Yego. Ngingani kayarabyaye na nyiramacumire na nyiramarizi abana mama hoya ngwinurare waramutse baguye byeri winywere yewe sica ku mubiri z'umubiri zindamuw'ikimama hoya ngwinurare waramutse baguye fata winywere njyewe sinshaka kunywa fa pesi yo mitobe ndamwiy'ikimama hoya ngwinurare waramutse turashaka ikingarame njyewe ndashaka kugishishamo ubukomane na nyakayaga mama hoya ngwinurare waramutse. Iyo nayo yari indirimbo baririmbaga mbere yo kuvuga ibishyengo. Urumva baramubwiraga ngo bamuhe fanta nkwe ati sinanywa fanta iyo mitabe nabanywa ibyikiza ati tugwese bye ati reka ati sinanywa imibirizi ati surashaka icyo ati nyine niyabinywa inkanika yarabyaye nyiramacumu yerera na nyiramarizi rera abana. Urumva n'inka zabaga zarabyaye nyiravuga ati ntabwo nanywa ibyo byose kandi hari amata. Hari n'abamubwira ati se tuguha amarwa winywera ati sinanywa iyo mishara ati izo mvuzo ndaryizikiza kuko nyine yabaga avuga ati inka zirakamwa ninywera amata ati inka zirahari rwose. Hanyuma muri amanzi reka tukubwira ngo wakoze. Yego namwe mwakoze. Cyangwa hari ikindi kintu wasangiza abakunze ba AEO TV? Kirenze byose rwose bakore subscribe bakomeze badukurikira dufite byinshi tuzabazana rwose nabakumbuje itorera ariko biri mu nzira rwose. Biri mu nzira pe. Hanyuma tutarakurekura wakongera ukatunyuriramo izina ry'inka gatoya. Nirutagwabiza iminega inkuba zasabe bakorwa mugabo nyirigira imbizwi isanganizwa ingoma n'umugabo wiyumbika isaso mbi bikamaza imete gasa n'inyamibwa rw'imamazi kitwa nyirazo rwose zinitajya kinjari niga zabariramo nanya musazajya bazisaso ikuza bakuba imanzi maze bahuranya amariro kurateza muje zabeneruka basaga zigamywa kasimbuka mahembe n'abarira guhora bateje nk'uko inyama baragiraga ariko bazitanze bagiraga inkuba nyirazikundira ko baturesa ibiganiro ndombe inkuba zimurambi inka ziramagaye ngo tujya kwambara inkuba ndebe zikiri inkuru mwaga byano n'ikirani ngo barinde muri cyumuza n'umutakara muri nabarize no nimbaga bareze nabari impanzi n'imana zicene igitero cyatse naho cyane karama n'ipeze cyo sane cyo yirika bigabo zidahomboka ikavogera imbeze kangira kumwimiriza cyamare cy'inyamba zikayamba mu cyoko cyaretsemo n'amateze kayimbaza se zibatate mu birori nduga bazimundi byatazigiri gabone mwigisha zabyo ngizo baratiririmba kucyane kandi cyogere zirimo rutiganda zirimo rutiwoza iminega uhazetsa mu bihugu rwambuga banyirigira twayiririmbye ni mu kitaramo cy'urumenesha ng'impundu ziravuga ibwota amasimbi impundu ziravuga ku cyane kanabugarama kuko iyo batanze kubona Kigali ariyo batanze kubona Kigali yari muri amanzi no warwigamba kamfisi tarakumeto matuma atandika wangu Rwanda basizoye maze abazo umetoye bakamushoza cyane ngo muri amanzi nanjye ni naje ruhongo ruhonga n'ingoga amagana y'abagabo ngo urugamba ndirutiganda ndirutikura ndurudakubona imena zisheminega maze nkabarebero ry'umuco w'abanyarwanda abo dutaramanya badatugo batanasigana ku rugamba rwo gutaramasi matangwa ndabatabara yiri cumu ryanye n'iriyeti kigimbe ndarikunda ndaribwira rikanyumva ikindi kandi nkaritetesha abo dutaramanye batubona muri amanzi nembere buryo nibumoso nka satira nikunze kandi shashe n'inkongi cyane agatsinda nkabyame cy'Imana nuko ndeshya nejo no kubansanga abadukurikiye rwose mugira amahoro yuje amahoro azira amahane kandi turabakeje rwose mujye muhora hano kugira ngo twitaramire rwose mwite turidatuza kandi ridatuba. AEO TV yateguye intango rutantanga ngo tujye tuyisangira mwite turidatuza kandi ridatuba
nta mususa ahubwo dususurutse kugira ngo twizihirwe maze uru Rwanda ruzaba uruganda amahanga avomamo iby'umuco rwose mugire ubugire n'ubugingo. Yego, hanyuma ujya utarama uri umutaramyi rwose byahamye pe. Yego, hanyuma se tukubwiye ngo uzaze udutaramire wakaza? Oya rwose nzahaza rwose, ndi n'abandi bataramye rwose. Uri n'abandi bataramye? Yego, turabararitse mbese ntibazabure. mu buzima busanzwe niba ese mutaramira hehe gihe ki? Gutarama tugira igitaramo kuri Radio Izuba kiba kuwa gatandatu guhera saa 5 kugera saa 6 z'ijoro rwose, ni ku murongo w'ijana ntibagakoreho urushinge, tuba duhari rwose dutaramye mu mbyino gakondo, mu muco wacu, mu kuganira buri kimwe cyose. Ahandi rwose tugira imyitozo ku cyumweru no kuwa kane n'abakozi n'abatari abakozi nyine baba baje nyine kwitaramira kubyina, hanyuma ku cyumweru tugakorana n'abakozi rero nyine ba leta bari muri weekend. Hanyuma ahandi hantu dutaramira urumva ni mu bukwe, buri wa gatandatu akenshi tuba dufite ubukwe ku manywa, turatarama rwose agati kagaturika kandi kakamera. No kuri AEO TV tuzajya tuza rwose dutarame, tuzashaka umunsi umwe mu cyumweru tuharira igitaramo nyarwanda kugira ngo twimakaze umuco wacu. Hanyuma ibi bintu byo gutarama cyangwa se mubihuza mute n'ubuzima buriho hanze, kubera ko usanga abantu abenshi cyangwa se urubyiruko bahugiye muri moderne cyangwa se mu bintu bitari gakondo cyane? Natwe niyo mpamvu tugenda twongeramo dushya kugira ngo bakomeze babikunde, ari nako turushaho natwe kwaguka dushaka mu mbuga nkoranyambaga, dukora ibitaramo, dutegura ibitaramo, kandi n'ibitaramo tuba twateguye ahanini biba bivanze, tuzanamo iby'abantu bakunze cyane, tukazanamo nanone umuco wacu. Mbese tubona ko kandi ikigero cy'uburyo bafata umuco wacu ntabwo kiragera hasi rwose, ubona ko abantu bose bamaze gusobanukirwa akamaro k'umuco w'Abanyarwanda. Bamaze Roromodo wawe mu Rwanda ninde? Tuza abasizi benshi, hari ba Musare, tukagira ba Nyirarumaga n'abandi. Ese Roromodo wawe ninde? Abenshi ntabwo bamuzi ariko ndanamwitwa, yitwa Mureramanzi, nawe yari umusizi ibwami. Yego, hanyuma kimwe mu bisigo byiwe byamenyekanye harimo n'Abagorozi, nawe afite igisigo yise Ingoma zihuje imirishyo. Ingoma zihuje imirishyo. Yego. Hanyuma se ni igiki wenda ugerageza gukora? Tuzi ko byibuza umuntu cyangwa se umuntu ahagarariye ubusizi mu Rwanda. Yego. Twamwita nk'ari Nyirarumaga kubera ko niwe wafashe ibinyeto, yazanye inganzo, yafashe ibintu bitaga ibinyeto abikoramo ibisigo bisanzwe. Hanyuma ni urugo rwuje imbaga. Yego, ni igiki wamwigiraho cyangwa se ni igiki umwigiraho cyangwa se mu bisigo bye? Ese ni iki nk'umuntu wiga ubuvanganzo? Nkunda itonde yakoreshaga. Itonde yakoreshaga ryabaga ari itonde ripimye, nkeka ko n'abandi basizi babikora, nicyo kintu bashingira ahanini, injyana, uburyo amagambo yisubiramo isubirajwi ndetse n'isubirajambo, nyine ukumva biryoheye amatwi. Nicyo kintu cya mbere mwigiraho, kuko iyo ntekereje ko we yarabyize mu ishuri ariko akabikora kuriya, mpita numva mbikunze, rero niyo mpamvu nanjye nabigenderaho. Ni ukuvuga ngo Nyirarumaga umukundira ko yakoreshaga ikeshamvugo cyane. Okay, reka tugushimire rero Mureramanzi, wakoze cyane. Yego, namwe mwakoze. Yes guys, rero namwe mwakoze kubana natwe uyu munsi. Reka tubashimire, mwibuke gukora subscribe, kandi tuzajya tubana ubwo tubararitse igitaramo kizaba ubutaha turi kumwe na Mureramanzi ndetse n'abandi bataranye. Mureramanzi, wakoze. Namwe mwakoze.